ngo bakavuga amakode, ariko kuvuga amakode bakavuga n'amazina yabo. Ibintu byabereye muri urubanza rwa Miss Rwanda byarakasamutwe. Bavugaga amakode yabo, mwarangiza kuvuga amakode mukavuga n'amazina. Itangazamakuru rikarikodinga bakaza bakabiduhereza hano public, ubundi tugahita twanjama uwavuzwe. Byarabaye hano mubireba. Aba bakobwa nyuma yo gukorera ibyo byose, uyu munsi bari kunyura mu ngaruka z'ibyo bintu, mwarangiza mukabita babi. Tugaruke ahantu bano bakobwa bari bafungiwe n'umudamu wababazaga. Ariko amakuru umuntu aba yafite nubwo kuyavuga bisaba kugira ngo mfite umunyamategeko. Ahantu abakobwa bari bafungiwe hari babatwaye, bari kubabaza mu iperereza n'uwabahamagazaga bro. Hari umudamu wo mu bugenzacyaha wari ufite agasuzuguro, wasuzuguraga bano bakobwa. Icyabaga kimuzanye kwari kubabwira ibyo bavuga. Mana we ni byinshi, reka nte kubivuga ntaza kugira amakuru yatugeze. Amakuru arahari. Aba bakobwa rero, abantu ndashaka kubwira abantu mutekereza ko Miss Muheto ari umunyangeso mbi. Ntabwo uyu mukobwa ari umunyangeso mbi. Ari umunyangeso mbi. Ari umunyangeso mbi. Ibi ngibi nimbivuga, abantu bo mu nzego cyangwa abantu bo mu bushinjacyaha bo mubizi, muraza kubyumva neza cyane. Murabizi nimwe mwabyumva mukanabimenya. Aba ngaba sempre individu ntabwo bari buze kubyumva, ariko amagambo ngiye kuvuga abantu muraza kubyumva neza cyane. Muraza kubyumva neza cyane kugira ngo mubyumve neza cyane nuko mubizi. Ubundi iyi nkuru kugira ngo muyumve, yavuga ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaniye ko babona aho rubanda rugufi barebesha amaso yabo. Ahangaha ntabwo rubanda rugufi barebesha amaso yabo mwakumva ikintu, ntabwo mwakumva iyi story, ariko abantu babizi neza, mubizi, tubiziranyeho, murabizi. Muheto Prince Kid agifungurwa by'agateganyo, murabyibuka cyagiye bamufungura akaburana ari hanze. Muri kuntega amatwi? Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo akajya hanze, Miss Muheto yaramuhamagaye. Muheto yavuganye na Prince Kid. Bamwe mu bagenzacyaha barabimenya, barisiribanga, bararira, barasakuza, batuka Muheto, baraguruka. Ibi ngibi ndi kuvuga biraza muri kuntu bwa mbere mu byumvishe, ariko that's it reality. Muheto baresura, ni gute uvugana nawe uri muzima, ariko Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo, Muheto yaramuhamagaye amwisobanuraho ko nta ruhare yagize mu ifungwa rye, atigeze amurega. Izi muraza kumva ko ari nk'abasazi, ariko iyo niyo reality. Ko Prince Kid yafunzwe irangamuntu ya Prince Kid na driving license bifitwe na Muheto Zumbaza uko yabibonye, bafungwa akibifite kuburyo ntabwo ntumbaze ngo yaje kubimuhate. Niba akibifite, niba yarabimuhaye, ntabwo mbizi. Ntabwo mushobora kudusobanurira ingaruka Muheto ari kunyuramo nonaha mutabanje kutubwira ibibazo Muheto ari kunyuramo nonaha. Ntitwabivugaho tutavuze ku ngaruka y'ibyavuye muri rubanza rwa Miss Rwanda. Ibi Muheto ari gucamo bifitanye isano n'ibyo yahuye nabyo muri Miss Rwanda. Muheto w'umugambanyi, Muheto maneko,
Muheto udafite ubwenge wakoresha amajwi ya Mutesi Jolly, Muheto w'umugambanyi wateze Prince Kid amajwi, Muheto. Murebe uyu mwana kuva abereye Miss Rwanda, murebe urugendo rwe. Ibi ngibi nijya bibabwira mumbwire nk'umwana w'imyaka 18 yagombaga kubihagarara mate. None uyu munsi yabaye umusinzi, yabaye umuntu udashobotse muri sosiyete. Ubushinjacyaha mwafashe uyu mwana mukamugira hariya, mukamugira igikoresho cyo kugira ngo amabi yakorewe muri Miss Rwanda agaragazwe hanze. Aya masaha mwarangiza mukaba muri kumukatira, mukaba muri kumugaraguza hagati. Uyu mwana ahabwe ubuvuzi, bamwiteho. Ntabwo ari we wenyine. Ngo dufata njya mbabwira ibi ngibi nuko umuntu aba adafite reka akasa mutwe nikamara gufungwa nkaba mfite ahantu ho gushyira amakuru yanjye yose. Cyo nzi cyo muzabireba hazapfa umuntu. Ibi bintu biteye umujinya. Ntabwo mwafashe abana ngo bakumuhe protection. Aya masaha bari kwiyahuza inzoga, abandi bari kunywa ibimogi. Ndabifite amakuru, ndayafite bagenzi bemwe mu rukura Muheto gusa. Bari abana bari kunywa ibimogi. Abandi bahindutse abatinganyi, abana barababaye. Mwaraje mu mahereza society rabanje mamurangije mujugunya hariya. Aba bana batanze ubuhamya muri Miss Rwanda, mubiteho. Icyo mwashaka ko ari ukugira ngo batange ubuhamya, ibyaha byakorerwamo hariya Prince Kid atsindwe byarabaye. Aba bana ntabwo mwigeze mubitaho. Ibi ngibi umuntu nabivuga muravuga ngo dufata n'umusazi. Mufata aba bana mubahereze abantu babitaho. Mutesi Jolly yarahagurutse arirwanira bullying yakorewe no kwatakwa yatatswe, wajya mu mategeko we ni mukuru. Hanyuma bano bandi bako tutigeze tubona bo bite. Mareke ibyo bintu. Muheto arafunguwe, ikintu cya mbere ari busohorereho ni inzoga. Umutima kugira ngo utere muramufunguye, agiye kongera yahuza izindi nzoga kugira ngo abashe guhumeka. Muheto agiye gufungurwa, asange kuri social media. Murinde uyu mwana social media, mumurinde mbuga nkoranyambaga. Agiye gusanga asange bullying ari gukorerwa, mugere muri ibintu byamwanditsweho. Bafashe amacupa y'inzoga bashyira amafoto ye. Nabibona mutekereza ko ari buryama agasinzira. Mushobora kutongera gufata Muheto yagonze, mugafata Muheto yagonze umutima yapfuye. I'm telling you. Kuko mwafunze umubiri wa Muheto, ntaho mwafunze impamvu yamuteye kunywa ziriya nzoga kuri kariya kageni. Ejo bundi mu bukwe umwana w'umukobwa umwe mu batanze ubuhamya yaragiye ahurirayo na murumuna w'umugore wa Prince Kid. Timu bari kumwe, abana bari kumwe mu bukwe babasura mucira mu maso ngo ni umugambanyi. Navuganye n'uwo mwana ari kurira w'umukobwa. Aba bakobwa batanze ubuhamya mu baprotecting, mubarinde, mubavura ingaruka bahuye nazo batewe no kuburingwa no kuba mwarabahaye society mukabanjamo. Failure ya mbere, kuba mutara abakingi ikibaba ngo ntitubamenye. Aya masaha nk'abashobora kuza hano nkamenya ko akariza Hope bamurongoreye ahantu hari utubati, bakanimuka bakanakomeza kugenda bamurongora. Aho mwarebye amagambo yamuvuzweho. Ese Hope araho? Uwe ko adafite imodoka yo kugonga, muzi ibyo ari gucamo. What's wrong with you people? So ibi ngibi rero Muheto kuba mumufunguye, nabonye abantu ngo Muheto ngo yafunguwe, ngo urumva ngo Muheto ngo ni byiza, ngo disi ngo amezi atasubitse byari kurutwa mukamukatira akajya amageragere bakamwitaraho. Kuko ngiyewe ntabwo ikibazo nari ari kuri ntuza, kuko ibi ngibi izi ni case ebyiri zitandukanye. Kuba Muheto ashobora gufungwa cyangwa afungurwa, ntabwo ngende ndi kureba ku ifungwa rya Muheto. Ngiyewe turagaruka stili ku mpamvu yabimuteye.
uyu munsi nabwiye ko ndi bukoresha amagambo aremereye ariko kanze nshaka umunyamategeko kugira ngo ntaza gukora ibigisi ibyaha. Uyu mwana ni gute yisanze ahantu nk'atagira umuryango? Muheto uyu ibi bintu mfite umujinya. Mfite umujinya ariko ndabivuga kugira ngo abantu mubashe kugira ngo uyu mwana yitabweho. Oya mvuge nturike mvuge simvuge. mva ndi mu turimo tw'amaboko cyambere no gushima Imana no kwifatanya na famille ku mwana atashye. Ntabwo famille ngiye kuyesura. Oya utakora bamube hafi wakunda ntabwo afite famille muba hafi ko nibyo ngiye kuvugaho kugira ngo uyu mwana yitabweho ko niba ari ugukorerwa ubuvugizi ndabivuga. Nge rero ndahuze ngiye kuba umufana ndakurikirana numve gusa. Okay ndaje ntabwo ari mutinde. Mwakomeje kuvuga ngo ngo Muheto ngo afite ababyeyi ngo Muheto ngo papa we rarara. Ndabivuga zikamwe zitahanye kugira ngo uyu mwana ahabwe ubutabera cyangwa ahabwe kwitabwaho. Twavuze ku muryango nyarwanda ariko reka dutanga ubutumwa ku muryango wa Muheto umwiteho. Ngo bakavuga amakode ariko kuvuga amakode bakavuga n'amazina yabo. Ibintu byabereye muri urubanza rwa Miss Rwanda byarakasa mutwe. Bavugaga amakode yabo mwarangiza kuvuga amakode bukavuga n'amazina. Itangazamakuru rikarikodinga bakaza bakabiduhereza hano public ubundi tugahita twanjama uwavuzwe. Byarabaye hano mubireba. Aba bakobwa nyuma yo gukorera ibyo byose uyu munsi bari kunyura mu ngaruka z'ibyo bintu mwarangiza mukabita babi. Tugaruke ahantu bano bakobwa bari bafungiwe n'umudamu wababazaga ariko amakuru umuntu aba yafite n'ubwo kuyavuga bisaba kugira ngo mfite umunyamategeko. Ahantu abakobwa bari bafungiwe kandi babatwaye bari kubabaza mu iperereza n'uwabahamagazaga bro. Hari umudamu wo mu bugenzacyaha wari ufite agasuzuguro wasuzuguraga bano bakobwa. Icyabaga kimuzanye kwari kubabwira ibyo bavuga. Mana we ni byinshi reka nte kubivuga ntaza kugira amakuru yatugeze. Amakuru arahari. Aba bakobwa rero abantu ndashaka kubwira abantu mutekereza ko Miss Muheto ari umunyangeso mbi. Ntabwo uyu mukobwa ari umunyangeso mbi. Ari umunyangeso mbi. Ari umunyangeso mbi. Ibi ngibi nimbivuga abantu bo mu nzego cyangwa abantu bo mu bushinjacyaha mubizi muraza kubyumva neza cyane. Murabizi nimwe mwabyumva mukanabimenya. Aba ngaba sempre DVD ntabwo bari buze kubyumva ariko amagambo ngiye kuvuga abantu muraza kubyumva neza cyane. Muraza kubyumva neza cyane kugira ngo mubyumve neza cyane nuko mubizi. Ubundi iyi nkuru kugira ngo muyumve yavuga ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaniye ko babona aho rubanda rugufi barebesha amaso yabo. Ahangaha ntabwo rubanda rugufi barebesha amaso yabo mwakumva ikintu ntaho mwakumva story ariko abantu babizi neza mubizi tubiziranyeho murabizi. Muheto Prince Kid agifungurwa by'agateganyo murabyibuka cyagiye bamufungura akaburana ari hanze. Muri kuntega amatwi. Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo akajya hanze.
Miss Muheto yaramuhamagaye. Muheto yavuganye na Prince Kid. Bamwe mu bagenzacyaha barabimenya, barisiribanga, bararira, barasakuza, batuka Muheto, baraguruka. Ibi ngibi ndi kuvuga biraza muri kuntu wa mbere mu byumvisha, ariko that's the reality. Muheto baresura, ni gute uvugana nawe uri muzima, ariko Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo, Muheto yaramuhamagaye amwisobanuraho ko nta ruhare yagize mu ifungwa rye, atigeze amurega. Muraza kumva ko ari nk'abasazi, ariko iyo niyo reality. Kuko Prince Kid yafunzwe irangamuntu ya Prince Kid na driving license bifitwe na Muheto Zisumba uko yabibonye, bafungwa akibifite. Kuburyo ntabwo ntumbaze ngo yaje kubimuhate, niba akibifite, niba yarabimuhaye, ntabwo mbizi. Ntabwo mushobora kudusobanurira ingaruka Muheto ari kunyuramo nonaha mutabanje kutubwira ibibazo Muheto ari kunyuramo nonaha. Ntitwabivugaho tutavuze ku ngaruka y'ibyavuye muri rubanza rwa Miss Rwanda. Ibi Muheto ari gucamo bifitanye isano n'ibyo yahuye nabyo muri Miss Rwanda. Muheto w'umugambanyi, Muheto maneko, Muheto udafite ubwenge akoresha amajwi ya Mutesi Jolly, Muheto w'umugambanyi wateze Prince Kid amajwi. Muheto murebe uyu mwana kuva abereye Miss Rwanda, murebe urugendo rwe. Ibi ngibi nijya bibabwira mumbwire nk'umwana w'imyaka 18 yagombaga kubihagarara mate. None uyu munsi yabaye umusinzi, yabaye umuntu udashobotse muri sosiyete. Ubushinjacyaha mwafashe uyu mwana mukamugira hariya, mukamugira igikoresho cyo kugira ngo amabi yakorewe muri Miss Rwanda agaragazwe hanze. Aya masaha mwarangiza mukaba muri kumukatira, mukaba muri kumugaraguza hagati. Uyu mwana habwo ubuvuzi, bamwiteho. Ntabwo ari we wenyine. ngo dufatanye n'ababwira ibi ngibi nuko umuntu aba adafite reka akasa mutwe nikamara gufungwa nkaba mfite no gushyira amakuru yanjye yose. Cyo nzi cyo muzabireba hazapfa umuntu. Ibintu biteye umujinya. Ntabwo mwafasha abana ngo bakumuhe protection. Aya masaha bari kwiyahuza inzoga, abandi bari kunywa ibimogi. Ndabifite amakuru ndayafite bagenzi bemwe mu rukura Muheto gusa. Bari abana bari kunywa ibimogi. Abandi bahindutse abatinganyi, abana barababaye. Mwaraje mu mahereza society rabanje bamurangije mujugunya hariya. Aba bana batanze ubuhamya muri Miss Rwanda mubiteho. Icyo mwashaka ko ari kugira ngo batange ubuhamya, ibyaha byakorerwamo hariya Prince Kid atsindwe byarabaye. Aba bana ntabwo mwigeze mubitaho. Ibi ngibi umuntu nabivuga muravuga ngo dufata n'umusazi. Mufata aba bana mubahereze abantu babitaho. Mutesi Jolly yarahagurutse arirwanira bullying yakorewe no kwatakwa yatatswe wajya mu mategeko we ni mukuru. Hanyuma bano bandi bako tutigeze tubona ngo bite. Mareke ibyo bintu. Muheto arafunguwe, ikintu cya mbere ari busohorereho ni inzoga. Umutima kugira ngo utere muramufunguye agiye kongera yahuza izindi nzoga kugira ngo abashe guhumeka. Muheto agiye gufungurwa asange kuri social media. Murinde uyu mwana social media mu murindi mbuga nkoranyambaga. Agiye gusanga asange buringo ari gukorerwa mugere muri ibintu byamwanditsweho. Bafasha amacupa y'inzoga bashyira amafoto ye. Nabibona mutekereza ko ari byama gasinzira. Mushobora kutongera gufata Muheto yagonze, mugafata Muheto yagonze umutima yapfuye.
telling you. Kuko mwafunze umubiri wa Muheto ntawe mwafunze impamvu yamuteye kunywa ziriya nzoga kuri kariya kageni. Ejo bundi mu bukwe umwana w'umukobwa umwe mu batanze ubuhamya yaragiye ahurirayo na murumuna w'umugore wa Prince Kid. Timu bari kumwe abana bari kumwe mu bukwe babasura mucira mu maso ngo numugambanyi. Navuganye n'uwo mwana ari kurira w'umukobwa. Aba bakobwa batanze ubuhamya mu ba protecting, mu barinde, mu bavura ingaruka bahuye nazo batewe no kuburingwa no kuba mwarabahaye societe mukabanjamo. Feria ya mbere kuba mutara abakingi kibaba ngo ntitubamenye. Aya masaha bashobora kuzano nkamenya ko akariza Hope bamurongoreye ahantu hari utubati bakanimuka bakanakomeza kugenda bamurongora. Aho mwarete amagambo yamuvuzweho. Ese Hope araho? Uwo kwa dafite imodoka yo kugonga muzi byari gucamo. What's wrong with you people? So ibi ngibi rero Muheto kuba mumufunguye nabonye abantu ngo Muheto ngo yafunguwe ngo urumva ngo Muheto ngo ni byiza ngo disi ngo amezi atatasubitse byari kurutwa mukamukatira akajya mageragere bakamwitaraho. Kuko jewe ntabwo ibibazo nari ari kuri ntuza. Kuko ibi ngibi izi ni case ebyiri zitandukanye. Kuba Muheto ashobora gufungwa cyangwa afungurwa. Ntabwo ngende ndi kureba ku ifungwa rya Muheto. Jewe turagaruka stili ku mpamvu yabimuteye. Uyu munsi nabwiye ko ndi bukoresha amagambo aremereye ariko kandi nshaka kumenya amategeko kugira ngo ntaza gukora ibigisi byaha. Uyu mwana ni gute yisanze ahantu nkatagira umuryango? Muheto uyu ibi bintu ufite umujinya. Mfite umujinya ariko ndabivuga kugira ngo abantu mubashe kugira ngo uyu mwana yitabweho. Roya mvuge nturike mvuge simvuge. mva ndi turimo tw'amaboko. Cyambere no gushima Imana no kwifatanya na famille ku mwana atashye. Ntabwo famille kuyesura. Oya. Utakora bamube hafi kubisiga. Wakunda ntabwo famille ntabwo afite famille muba hafi ko nibyo ngiye kuvugaho kugira ngo uyu mwana yitabweho uko niba ari ukorerwa ubuvugizi ndabivuga. Rero ndahuze ngiye kuba umufana ndakurikirana numve gusa. Okay, ndaje ntabwo ndi mutinde. Mwakomeje kuvuga ngo ngo Muheto ngo afite ababyeyi ngo Muheto ngo papa we rarara. Ndabivuga zikamwe zitahanye kugira ngo uyu mwana ahabwe ubutabera cyangwa ahabwe kwitabwaho. Twavuze ku muryango nyarwanda ariko reka dutanga ubutumwa ku muryango wa Muheto umwiteho. Aho kwita ku muryango yagiye kwita ku muryango wa Nkusi Godfrey. Abantu muri buka umuntu bita Nkusi Godfrey muramwe ko Godfrey nzavuga umuntu wagize ankoraho. Abantu bazi no kuvuga ngo tugarutse mu mateka turabizi, we know everything about ukuntu waje akajya. Ntabwo aho kugira ngo uve mu butumwa bw'akazi wite ku muryango wagiye kwita ku muryango wa Nkusi Godfrey. None dore ingaruka umwana ari kunyuramo.
urumva sinzi turi kujyana sinzi niba turi kumwe tugiye kureba uyu mwana twazana sitori mwebwe muvuga gutyo ni sitori ndende ibi ngibi ndi kuvuga ndaza kunyura mu migani mugende mujye kubaza amakuru y'umugabo witwaga Nkusi Godfrey nani Kenisi yamamazaga ikiharya yagiraga ibicuruzwa mvaburaya mu minsi ya kera mu minsi ya zamani Nkusi Godfrey ninde muntu umwibuka yaje kwitaba Imana ra muze kunyibutsa abantu babizi aha niho havuye feria ya mbere y'uyu mwana kwisanga adafite ababyeyi kandi abafite ntabwo ndi buze kujyayo bivuze ngo uyu mwana akeneye kwitabwaho n'umuryango mugari kuko aya masaha turi kuvuga kuri Miss Rwanda wacu twese ntabwo akiri Muheto Divine nshuti hiyongereho title ya Miss Muheto iyo hajeho Miss Muheto aba yabaye wacu twese aya masaha aracyacigatiye idarapo ry'igihugu nka Miss Rwanda ubihorinze imyaka ingana itya ni uwacu twese tumufiteho uburenganzira bwo kumuvugaho no kumwitaho Blessings ifata ijambo nzi